umwe mu badukurikira yigeze kumbaza ati mbese kurota urya amagi cyangwa se kurota inkoko irariye amagi amwe akavamo imishwi andi akaba amahuri bisobanuye iki? Tugiye kubagezaho bumwe mu busobanuro bw'inzozi abantu benshi bakunze kurota. Turasobanura inzozi zirimo nko kurota usambana, kurota inzoka, kurota amagi cyangwa se amababa n'ibindi bintu byose byerekeye ku nkoko. Ndabasuhuje mbifurije amahoro y'Imana mwebwe dukomeje kubana kuri Ni Wamenye TV, ya YouTube channel yacu kandi yanyu ibakunda ndetse bagezaho ibyiza muba mukeneye. Ndagira ngo rero mumenyeshe ko niba utarakora subscribe uri guhomba cyane kuko ngira ngo uri kugenda ucikwa na bimwe mu biganiro byiza tuba twaguteguriye. Mu gutegura iki kiganiro rero sinagendeye ku marangamutima yanjye nka bamwe bajya basobanura inzozi bagendeye kuko babyumva, ahubwo nifashishije urubuga mu by'inzozi rwitwa www.dreammood.com. Ngayo nguko rero ubaye utanyuzwe waza kujya kuri urwo rubuga ukabyisomera ukabasha gusobanukirwa byimbitse. Ubusanzwe inzoka isobanura uburyarya cyangwa uburiganya kuko yashutse Adamu na Eva bagitunda, Imana yari yababujije. Bityo rero inzoka ni ikimenyetso kigaragaza uburiganya cyangwa ubushukanyi. Mu gihe rero urose inzoka ishobora kuba iri kwirukanka cyangwa se yizinze, babisobanuriye ko muri iyo minsi hari umuntu uri mu buzima bwawe uri kukubeshya akakwereka ko hari umuntu mwiza nyamara agamije kukugirira nabi. Mu gihe rero urose inzoka usabwa kwicara ukiga ku bantu bose bari mu buzima bwawe ubona bakwereka ko ari abantu beza, ndetse ukanatangira kubagendera gake kugira ngo batazaguhemukira. Kurota uri gusambana rero byo wenda ku bantu bageze mu myaka ya adolescence bakarota bari gusambana ntago ari ikindi babisobanuye kidasanzwe, babisobanuye ko akenshi ari byo uba wiriwemo utekereza cyane ubiganiraho se na bagenzi bawe n'ibindi nk'ibyo. Kurota uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mwahoze mukundana byo bisobanuye ko mu minsi iri imbere wowe n'uwo muntu mwahoze mukundana mugiye kuzongera gukundana cyangwa se guhurira mu bikorwa runaka. Ubwo rero icyiza nuko ukimara kurota ibi ngibi usabwe kwiyunga n'uwo muntu mwahoze mukundana kugira ngo mu gihe muzahura byose bizabe bimeze neza. Hari kandi kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'umukoresha wawe, wenda uri umukobwa ukarota uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umukoresha wawe w'umuhungu. Abakobwa benshi rero bakunze kurota izi nzozi bagahita bagira ubwoba cyane bagatangira kwibaza bati mbese buriya ntago ashaka kumfata ku ngufu. Abahanga mu by'inzozi bavuga ko bisobanuye ko ubutizeye mu kazi urimo, ahubwo ukumva ko nimukora ibyo ngibyo aribwo uzatuza ukumva ko atazakwirukana. Igitabo twagendeyeho dusobanura izi nzozi gisobanura ko ushobora kandi gukorana imibonano mpuzabitsina n'umukoresha wawe mu nzozi kuko umaze iminsi ushaka kuzamurwa mu ntera maze wowe ukabona nta yindi nzira byanyuramo uretse iyo ngiyo. Muri rusange rero bisobanuye ko ubutizeye mu byo uri gukora maze ugashaka kugira ikintu wakora ngo wemerwe. Mbere na mbere amagi asobanuye amasezerano. Ubwo rero iyo urose amagi yikubise hasi yamenetse biba bisobanuye ko uri kunyagwa amasezerano. Bityo rero usabwa gutangira gusenga cyane muri iyo minsi maze kwabohoza amasezerano yawe. Hari kandi kurota uteruye amagi cyangwa se uri kuyarya. Kurota urya amagi ni umugisha wawe cyangwa ubugeze mu bihe by'amasezerano y'Imana yakubwiye. Urugero nimba Imana yaragusezeranyije urugo ukarota uri kurya amagi, niba ari umukobwa biba bivuze ko wageze muri rwa rugo uri kubana n'umugabo wawe. Mu gihe rero iyo urose amahuri bivuze ko hari amasezerano ufite atari amasezerano ava ku Mana. Muri rusange rero inzozi zivuga ku bintu by'amagi ziba zerekeye ku bintu by'amasezerano y'Imana. Ndabashimiye kuri mwebwe twabanye kuva ku itangiro kugera ku musozo. Niba mwakunze iki kiganiro nugenda udakoze subscribe na like, hanyuma kandi nanone niba hari inzozi warose utabashije kumenya icyo zisobanuye tubwiye muri comment izazigusobanurire mu kiganiro cyacu gitaha. Murakoze, nge mwabanye amazina ni Irumva Shadrack, mukomeze kugira ibihe byiza.